Yes, ninawakaribisha sana sisi nyote mnapo mahali tofauti ya nchi yetu na nchi yake. Ni musisanga hano kuri YouTube channel yanyu mahisemo kugira ngo mujye mukurikiranaho amakuru y'imikino agiye atandukanye. Ati breaking news niki kigezweho muri aka kanya. Muri aka kanya amakuru y'imikino ni menshi cyane, bafana b'ikipe ya Rayon Sports, bafana b'ikipe ya APR mwegere hino. Ariko aka kanya kituzinde cyangwa se igitumye dufata mikoro tukajya kuri imurandasi kabisa tukandika tukavuga ni ikipe ya Rayon Sports Women Football Club. Ikipe y'abagore cyangwa se ikipe ya Rayon Sports y'abagore imaze gukatisha tike ajya muri kimwe cya kabiri CAF Champions League. Ni nyuma yuko banganyije n'ikipe yitwa Top Girls Academy abusa kubusa, umukino waberaga hariya kabisa muri Kenya, nk'uko imikino yose ariho iri kubera. Iyi ni imikino rero ya Sekafa cyangwa se ni imikino iri guhuza amakipe agiye atandukanye. Mu itsinda Rayon Sports yari kumwe n'ikipe yitwa CBE yo mu gihugu cya Ethiopia. Iyi Rayon Sports yaje gukubita bita CBE ibitego bibiri byose kuri kimwe, ari mu gitego cya Gikundiro Scholastic. Tayari ikipe ya Rayon Sports rero ihita ihacana mucyo. Rayon Sports y'abagore ihita ihacana mucyo ku mukino wa mbere, bayitwaye neza cyane, imaze gukubita ikipe yitwa CBE yo mu gihugu cya Ethiopia ibitego bibiri kuri kimwe. Rero nkuko twagiye tugenda tubibakurikiranira 5-5 tubagezeho 5-5. Ni umukino rero utari woroshye cyane, dore ko ikipe batsinze yitwa CBE cyangwa se Ethiopian Commercial Bank akaba ari nayo yari iheruka igikombe cya Champions League icy'abagore kabisa muri Afrika, ubwo batsinze champion wa Afrika kabisa. Ku mukino rero wabaye kuri uyu munsi aribwo ikipe ya Sport anganyaga n'ikipe yitwa Top Girls Academy yo mu gihugu cy'u Burundi, hano mu baturanyi bibujumbura kabisa, banganya ubusa ku busa. Ati rero sasa byagenze bite? Rayon Sports igatisha tikiye kugira muri kimwe cya kabiri kubera ko bahise bagira amanota 4. Ikipe ibakurikiye ni Top Girls Academy kuko ifite inota rimwe, noneho ikipe yindi ibakurikiye cyangwa se ikipe ya nyuma niyo bitwa CBE ifite amanota 0. Rayon Sports 4 yo ku mwanya wa mbere, ku mwanya wa kabiri Top Girls Academy inota rimwe kubera ko yanganyije Rayon Sports, ku mwanya wa gatatu yo bita CBE na manota 0. Ati n'abandi babanje mu kurana gw'ikipe Rayon Sports bamwita Ndakimana Angeline niwe wabanje mu izamu, akaza Gikundiro Scholastic, akaza umwari Wase, akaza Uwihirwe Josiane, akaza Wanyirigira Sifa, akaza Mukagatete Emeline, akaza Niyoshuti Emirase, akaza Umuhoza Angelique, akaza Mukanaganira Joseline, akaza Uwimbabazi Immaculée, na ndetse na rutahisamu wabo Kurariye Odente Elizia Yenganye ni nawe wasinze igitego cya kabiri batsinkina n'ikipe yitwa CBE yo mu gihugu cya Ethiopia. Ngaba 11 rero barabamanje mu kurana w'ikipe ya Rayon Sports y'abagore batsezera ikipe bitwa Top Girls Academy yo mu gihugu cy'u Burundi. Ati sasa bimeze bite? Ubwo kurande rw'ikipe y'abagabo nayo anti bimeze bite? Kuri uwa gatandatu baraza kuba batangira championnat, ubwo baraza kubitana n'ikipe yitwa Kiyovu Sport ku mukino wa mbere bacakirana rero hariya kuri Kigali Private Stadium. Ibiciro byo byamaze kujya hanze, ikipe ya Kiyovu Sport ateretseho ibihumbi 5 ahasanzwe cyangwa se hamwe hadatwikiriye, noneho hatwikiriye ariko muri ha genero ni ibihumbi 10, noneho VIP ibihumbi 20, VIP ibihumbi 50 kabisa. Nuko ikipe ya Kiyovu Sport yabipanze. Ati sasa rero bimeze bite ku mpande zombi? Rayon Sport ku itariki 20 bwo ni mu cyumweru igitaha kikurikira, ubwo bamaze gukina umukino wa Kiyovu Sport bagomba kuzahita bitegura ikigukina n'ikipe yitwa Singida Black Stars yo mu gihugu cya Tanzania. Ubwo ni umukino wa mbere wa CAF Confederations Cup. Ikipe yitwa Singida Black Stars ni ikipe ikomeye, ni ikipe wavuga ko itoroshye, ariko ku mwaka ushize w'imikino ikaba yarabaye iya kane muri championnat ya Tanzania cyangwa se muri Tanzania Premier League. Ubwo rero nuko byagenze. Rayon Sports rero iravuga ati reka twitegure gukina uyu mukino n'ikipe yitwa Singida Black Stars, twikuremo Rayon Sports mu mikino iri kubara cyangwa se ahantu iri kubara amanota n'amafaranga iri kubibara muri CAF Confederations Cup, kuko babara ko bazahita batsinda ikipe bakayikuramo sasa bakongera bakazikavifia mu matsinda, dore ko umukino uzakurikiraho ni ikipe bavuga ko ishobora kuba itagoranye cyane nk'iyi Singida Black Stars. Tayari bakasubira mu matsinda bakabona amafaranga ahagije. Ati ngomeje kuri aka amafaranga ndi kugira nagira ngo mbihuze na biro bintu. Ejo batangaje mu nama bavuga ko Rayon Sports igomba gukoresha ingingo y'imari y'amafaranga arenga miliyari 2 uyu mwaka. Ati rero umunyamakuru arabaza ati ese aya mafaranga muzayakora Rayon Sports isubiza ati byibura dufite ibihumbi cyangwa se miliyoni 400 zibanze. Ati rero nagihindutse cyangwa se bidahindutse cyane byihuse cyane Rayon Sports tugomba gukoresha amafaranga arenga agera kuri miliyari
zibaye ebyiri uyu mwaka. Mu buyobozi nabwo umwuka abari mwiza niko abantu bakunda kubivuga, ariko bo bita Tadi ejo bari bamuganiraho kenshi bikomeye cyane, ariko igihari nuko wenda Roger we yamaze kwegura ubwo yari vice president we. Nagutinda iby'ubibazo byo ni wabivuga ngo birondore nago twirwa tubyivangamo, ahubwo tayari twamaze kwishandika mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Nuko ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba ihasesekara mu Nzove, aho ikorera imyitozo mu Nzove cyangwa se kuri Nzove Complex cyangwa se aho bita kuri Skol Stadium. Ikipe ya Rayon Sport nuko yahageze abakinyi bagenda bamanuka gake gake cyane, bamwita Emery Bayisenge, hagira cyane bamwita Petit Messi cyangwa se Pascal Petit Skol. Abakinyi bagiye batandukanye ikipe ya Rayon Sport bari bahagira bayitwa Azizi Basani Kuranya, bose baza kabisa. Reka tugende turebera hamwe mu mbwira ati se nowe mukinyi utaje kuri uyu munsi. Ubwo Rayon Sport nibwo iri kwitegura rero, igomeza yitegura gake gake cyane, ikora imyitozo kugira ngo ibone kuntu izakina imikino nyafurika. Bafite intego nyuma yuko bateretseho ko bagiye kujya bahemba amafaranga yuzuye cyangwa se bagahemba imumbe na kirara na kimwe babereyeho abakinyi. Ni ikipe yagiye kuvugwaho ibintu byinshi cyane byo kuberamo imyenda abakinyi bya hato na hato, bigatuma ikipe itamira neza cyane. Rero ravuga ati uyu mwaka tugomba kubikosora. Bamwita Idris Kuyate nawe ahagira 5 kuri 5, abakinyi bose kabisa bagenda bahagira basa neza cyane. Emery Bayisenga, bamwita Mohamed Icheri kabisa nawe yagarutse mu myitozo. Togwi cyangwa se nako Tony Kitoga nawe ahagira 5 kuri 5. Hayimana Yves nawe twamubonye yatambutse, ahubwo Mugisha Yves umuzamu twita ko ari wa gatatu, ko wa mbere tuvuga ko ari Pavensi, wa kabiri Idris Kuyate yahagezeho bita Aimable Sabimana kabisa yagarutse mu myitozo nyuma yo kumvikana n'ikipe ya Sport yahageze. Umutoza Yazuzi Ilotifi kabisa nawe yamaze kuba ahagira 5 kuri 5. Ubwo rero nuko ibintu bimeze komeza kugira mu myitozo. Reka tugende dukina ankano ku kandi turebe se ninde mukinnyi mushya uza kuba uza muri iyi kipe, dore ko bari bategereje cyangwa se ikipe ya Sport igomeje gutegereza umukinnyi cyangwa se uri free agent. Bamwita Shimimana Ismail Pichu, hatoza gutegereza turebe nimba aza kuba ahagera mu masaha ari imbere, dore ko umukinnyi akeshi cyane uje mu ikipe ya Sport ari umukinnyi mushya akeshi azukwe arigeza mbere cyangwa se akaza nyuma, akaza mu modoka ye cyangwa se akaza n'ubundi mu bundi buryo bwari bwo bwose. Tareka tumaze turebe ko ibintu bike bimeze. Nge ndiye musisanga iyi ni Sanga Sport, kikanda subscribe shande sana comment tuye tubana 5 kuri 5. Tare Rayon Sport y'abagore byo nabibabwiye ko amaze kugira muri kimwe cya kabiri CAF Champions League.